Bakunzi ba Mama Berwa ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo, nizere ko muri amahoro. Nanjye Mama Berwa ndaho ntibisanzwe, nifuje kuganira namwe muri aka kanya. Tumaze igihe tutaganira, twajyaga duhura nka evangeliste Mama Berwa. Uyu munsi nifuje kubaganirira bisanzwe. Nifuje kugira ikiganiro nganiriza abashuti banjye, cyane cyane abashuti banjye bose aho baherereye, ndetse n'abanyarwanda n'abanyarwandakazi muri rusange, ku buzima nabayemo, mu buzima butandukanye nabaye mu buzima bwo kwikorera, mba no mu buzima bwo gukorera abandi, nabaye mu buzima butandukanye. Nifuje ko twaganira kuri ibi bice bibiri, tukaganira ku buzima bwo kwikorera ndetse no ku buzima bwo gukorera abandi, aho bitandukaniye mu buzima bw'abantu, cyangwa se inyungu bishobora kugirira abantu mu buzima bw'abantu. Reka ariko mbanze ncuza inshuti zanjye zose. Ndasuhuza inshuti zanjye ziri mu Rwanda, ndasuhuza inshuti zanjye ziri i Burundi, Tanzania, Kenya, Uganda, inshuti zanjye ziri Oman, Malawi, Zanzibar, inshuti zanjye ziri Amerika, Canada, inshuti zanjye ziri mu Bubiligi, inshuti zanjye ziri mu mpande enye z'isi, cyangwa se aho muherereye hose, muri China, inshuti zanjye ziri Qatar na Dubai. Mama Berwa arabashuje kandi ndabayambiriye. Abantu benshi rero bazi ko Mama Berwa akiri mu bihugu byo hanze, bazi ko Mama Berwa akiri mu bihugu by'Abarabu, cyangwa se akiri mu buzima bwo gukorera abandi muri Oman. Kuva naza ntabwo nigeze nyuzaho ikiganiro ngo mbaganirire, nakomeje kuzana evangeliste cyangwa ngo ntangaze aya makuru byimbitse ko Mama Berwa yavuye hanze akaza mu gihugu cy'u Rwanda, mu rwa Gasabo rwamubyaye. Anezererewe cyane muri uyu munsi, ufite umunezero mudashobora kumva, ku buryo ushobora no kureba ku maso yanjye ukabona yuko Mama Berwa anezerewe kandi mfite umunezero ku rwego ruri hejuru. Rero ndabashuje nk'uko bisanzwe, ndabaramukije n'ibisanzwe. Rero tuje mu kiganiro, tuje mu kiganiro dushobora kuduhugurane, dufashanye mu buzima bwa buri munsi. Uko umuntu agenda mu buzima, cyangwa se uko umuntu aba mu buzima butandukanye, niko agenda agira experience mu bintu, niko agenda abasha kugira ibyo asobanukirwa mo. Aka kanya rero ndashaka ko tuganira kuri ibi bice bibiri: igice cyo inyungu zo kwikorera n'inyungu zo gukorera abandi mu buzima busanzwe, n'uburyo wamanaginga amafaranga wakoreye mu bandi, cyangwa se muri kampani runaka, n'uburyo wamanaginga amafaranga ushobora kuba wikorera ku giti cyawe. Mbere na mbere ariko ndagira ngo mbanze nsobanurire abantu bose bari mu bihugu by'Abarabu batekereza yuko bamara gutaha bagahura ngo n'ibibazo byo gufungwa, bakababwira ngo barabafunga. Oya, mu Rwanda nta muntu n'umwe bafunga, nta n'umwe. Abantu bari bahangarikiye icyo kibazo, abantu babaza ngo itashye mu Rwanda baragufunga. Oya, ntago bagufunga. Namwe murabizi yuko hari amakosa aba yaragiye abaho, abantu bagiye bakoresha abantu batazi ko ari n'amakosa. Iyo uhageze rero barakuganiriza, bakakubaza amakuru, bamara kukubaza amakuru bakakunyuza kuri dogiteri, bakagupima, bakareba ko hari ikibazo. Nk'uko muzi yuko hari abantu bazana amakuru tutanemeranywaho,